muraho neza. Ndabashuje nanone uyu munsi noneho mbafitiye isomo riryoshye ryo gukoresha photocopieuse, photocopy ya machine. Turaje turi step by step uko photocopieuse ikora. Ngira ngo ku isomo bateguriye ubushize ryo gukoresha iyi printer mwarikunze cyane, mumbwira ko hari icyo byabagejejeho kandi ko bigiye kwagura mu mikorere no mu mikoreshereze yayo. Hano no turebere photocopieuse uyu munsi. Nkuko mubibona hano dufite photocopieuse. Ngira ngo muzizi ahantu henshi hatandukanye, ariko nitujya mu setting yazo urasanga n'ubundi zikora kimwe. Iyo ugiye gukoresha iyi photocopieuse, ubwa mbere ureba ko uyu mugozi wa power supply cyangwa se ujyana amashanyarazi ucometse neza. Kureba ko ucometse neza, hanyuma ukaza ukareba iyi buto. Hano dufite bottom y'umuriro, ukabanza ukayifungura. Urabona ko ifunguye, yego. Hanyuma iyi power supply cable ukayicomeka neza ku mashanyarazi, yego. Hanyuma ukaza ukareba ko itara ryatse. Kugira ngo muribuka ko twari dufite off tukagira on, yego. Bwibaye on, hanyuma uraza urebe ko yamaze kwakira. Iri tara rigomba kuba ryaka, yego, ryerekana ko amashanyarazi cyangwa se umuriro wamaze kuyigeramo. So noneho mbere yo gutangira guprintinga ugomba kujya muri screen yayo ukareba ko bari kukubwira ngo start print. So hano batubwiye ngo load paper. Load paper ni ukuvuga ngo ubwo nta mpapuro zirimo, yego. Ubwo tugiye kureba niba koko nta mpapuro zirimo. Kugira ngo urabona uramuvinga iyi ukurure urebe there is no papers, yego. So ubwo harakurikiraho gushyiramo impapuro. Ubundi rega yuzi gusoma kenshi na kenshi machine urayikoresha, wirinda kuyikoresha utasomye kubera ko hari igihe wanayica. Ushyiremo impapuro neza witonze, tsindagire well, then push, usunike. Noneho uzurebe muri setting icyo bari kukubwira. Additional function, yego. Usome neza. Ubwo ntabwo urakubwira ngo start print, so ntabwo irabyakira neza, yego. So noneho uzurebe iri tara, urebe ko riri kwaka neza, rivuga gukopiya cyangwa se hano photocopieuse igihe ikindi gice tugomba kwibandaho. Aha ni igihe urupapuro rwariwe. Hari igihe ry'urupapuro impapuro yo zikonje ntabwo zica muri machine ngo zisohoke hano hejuru. Urahakanda ukareba ko nta kibazo kirimo, kurako ko nta paper jam cyangwa se na urupapuro rwariwe. Urabona kano kantu, yego. Isi twose nuko ushobora gufungura mu gihe urupapuro rwariwe. So ubu nta kibazo kirimo. Okay, push. Hanyuma igarukeho turebe noneho ko rigiye kuba yakora. So ni ukuvuga ngo ririya jambo bita ngo function ryavuyemo, hajemo ijambo start copy. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu machine yacu nacyo zifite yemereye kuba yagira ate ya photocopy cyangwa se ya multiplyinga impapuro. So tugiye kuza kuri izi setting zayo. Kuri setting zayo tuvuge hari igihe iyi setting ya mbere iyi ivuga kongera umuti. Niba nkanze hano nitureba no muri density ifite muri auto, hanyuma image quality cyangwa se uburyo urupapuro rumeze ni text, harasohoka nyine inyandiko. Hanyuma copy ratio ni 100%. So no uvuga ngo ni customize ku rupapuro. Aha rero no kongera umuti cyangwa urabona hano yukanze hano muri setting ahitazamo ngo density
ubaho byari biri muri auto, uramutse ukanze hano kongera, aha ni ukongera umuti, nureba hejuru hajeho +1 +2 +3, aha ni ugukuraho, hanyuma ugakanda OK, nuvuga ngo hajeho +1, bura ngo umuti wongereyeho rimwe, nukanda hano yego ukagira utya urabukuyeho rimwe, urabona ko ukuyeho rimwe, you see, muri auto wakanda aha ugasubiza aha ukagira muri center, no plus no minus, sibyo. Noneho tugiye kurana, noneho kugiye gusohora impapuro. Gusohora impapuro, iyi buto ni kivuze, iyi buto ni ugusohora impapuro, yego, iyi ni yes. Hanyuma iyi ni y'umuriro, ubu nkanza hano umuriro naba nkufunze, sibyo. Ninzamura hano dufite igice cyo urambikaho impapuro zirambika hano, so ukamakinga sure ko urupapuro rurambitseho neza, uvuga ngo niba ugiye gusohora impapuro, yego, ushyiraho neza ukarurambikaho rukaba ruringaniye, then ugafunga witonze. Hanyuma iyi bottom twavuze neza ko ari iyo gusohora urupapuro, hano handitsemo, nujya muri setting hano harimo rimwe, bivuze ngo urashaka urupapuro rumwe, n'inkanda nirwo urupapuro ribuze, okay. Rurasohokera hehe? Ruraza gusohokera hano, yego, okay. Urabona ko urupapuro rwacu rwasohotse, ngo ruje ari rumwe nkuko twatanze command. So niba rero ushaka kongera ingano cyangwa se umubare w'impapuro, kuko harimo rimwe ufite kuzuga kandamo 16, urabona ko impapuro 13 zizasohoka, sibyo. Niba ushaka 30, urabanza ukansoringa ririya 16 kandi hano, yego, nuhakanda harazamo rimwe, twongere tuvuge turashaka impapuro 78, ariko nsanze nibeshye nashakaga 10, ndahita nza nkanda aha ni starting, mpakande, nindeba mudasanga harimo rimwe, noneho anako harimo rimwe nyine, kuko wari wibeshye ukongera twandikamo izo ukeneye, wenda se niba ari 16 cyangwa se niba ari 17 ukandikamo umubare w'izo ukeneye, sibyo. Bivuze ngo ahangaha ni ugusiba command wari utanze, ni ugusiba command. Hanyuma tumaze kubona kuntu ufotora urupapuro rukaza nyine ari rumwe cyangwa se runahagaritse, ufite no kuba wifuza ko ziza zitambitse, yego, cyo twita landscape, hakaza na prote landscape zitambitse, ureba ko hari impapuro zirimo, hanyuma urushyiremo neza, yego, nurangiza uze aha. Iyi buto iravuga ngo zari zihagaze ariko ukeneye ko ziba zitambitse, ubwo urakanda hano, yego, uza aha, nurangiza uze muri setting urebe, barakubwiye ngo off na on. On ni kuri kabiri, hakazana no hasi hano, ukanza hano wareba hepfo, reba hano harimo setting nyinshi, twebwe rero twizere hano aha kuri kabiri, uhita ukanda OK, kwemeza. Hanyuma bakubaze wakugura urupapuro urashaka A4, A3 cyangwa A5, uhitemo urupapuro ufitemo, hanyuma uremeze, yego, ukande OK, hebona. Noneho setting nako yahindutse, yaje muri A4, uzugira ute ukanda aha, hanyuma utegereze, then wait, okay. Hanyuma ukande itangire ikubwire ngo scanning, so urabona uko rwaye rumeze, ruje rutambitse ariko rubi kuri page ebyiri. Kuri command aha
nureba neza aha hariho komande ruraza rutambitse ariko hariho ebyiri, okay? Iburyo n'ibumoso, urabibona? Aha rero hari indi nanone, yego, aha ngaha ni porute, bikaba na rutambitse cyangwa se ruhagaze, landscape na porute. Ukanza aha, yego, urabanza ugiye muri setting ubihindure. Noneho duhindure, dufitemo A4, so ufite kuza ugakanda aha ugasoma ibyo yakubwiye ngo start the copy. Ubwo uraza muri setting, yego, ya indi yacu dufite mbere, uzubanza uyigire off, yego, igire off. Urabona ko yamaze kuba off, sibyo? Hanyuma uze twongere dutangirire hano, yego, uzuyigire on. Hanyuma okay, urabibona? So noneho dufotore. Noneho murabona ko ruje rutambitse noneho nkuko twabyifuzaga kandi uri ku rupapuro rumwe, sibyo? Yes. Aha, so ngira ngo hano byagaragaye ku mikoreshereze y'iyi setting. Noneho hari igihe uba ukeneye gusubira inyuma kuri setting umaze gufata. Aha ngaha ni ugusubira inyuma ku buryo wari ukoze, ukanda hano hanyuma uba uvuyemo, so hanyuma ukongera ugasubira muri setting ukajya guhindura komande wari wagize ute washyizemo. Ngira ngo hari bisa nk'ibisobanutse. Hano dufite puwe, iyi point ni y'umuriro, uyicanaho nyine kugira ngo umuriro ubashe kugira ate kwinjiramo yake nyine kugira ngo yake. Iyi point rero ikora nka scan, twazabira ubutaha uburyo usikana impapuro, ariko ubu twize uko ukoresha photocopieuse impapuro zigasohoka. Hanyuma ikindi kintu nibagiye kubabwira gatoya, niba impapuro zisohotse zimeze gutya, yego, kandi ukeneye gufotora recto verso, urabona niba impapuro zisohoye ari nyinshi cyane ari nka 20, ariko wifuza ko naha ngaha inyuma naho uza gushyiraho ibindi, yego, uko zasohotse zimeze niko uzisubizamo gutya, yego, kugira ngo nyine naha ngaha uprintinge. Urakurura n'ubundi wongere uzishyiremo witonze, kugira ngo birumvikana. Urabona ukuntu zasohotse zimeze, zari zimeze uko, nawe urazizana uku uhita uzisubizamo uko. Urabona ko bimeze, kugira ngo naha ngaha inyuma haza kujyaho ibindi. Hari umuntu wazishyiragaho gutya uko gutya byaba ari bibi, oya, ahubwo zishyiraho uko nguko, sibyo? Hanyuma kitonda, hanyuma ukongera ya komande ugashyiraho, sibyo? Kareba density niba ari sawa, ukongera ugasohora urupapuro rumwe. Nsohoye rumwe kugira ngo turebe ahantu biraza kuba biri, niba byiyanditseho cyangwa se niba ari sawa. Urabona ko inyuma biriho kandi naha ngaha byari biriho. Ubwo impapuro zagenda ziza ari nyinshi, hanyuma ukora igitabo mu gihe ushaka gukora igitabo, cyangwa se utubure impapuro mu buryo bwa ekonomi. Ibyo nifuza kubabwira kuri iyi photocopieuse mu buryo buri basic ni ibingibi by'ingenzi. Ushaka rero kwiga ibirenzeho wasoma manual ya photocopieuse kugira ngo ubashe no kumenya kuyifungura niba bishoboka, nabyo birashoboka. Hanyuma aha usangamo iki, upfunduye aha hari icyo usangamo, you see, ukimara gupfundura hano hahita haza ibara ritukura ryerekana ko systeme uyinjiriye. Hanyuma usangamo karitushi, ubu iyi ngiyi ni karitushi, niyo usohoramo ugashyiramo umuti, sibyo? Hanyuma
iyo yagize ikibazo nanga ushobora kuba wafungura ukari ikibazo yagize, hanyuma wamara kugikiza ukongera ukayifunga, hanyuma rya tara ryatukuraga hano rigahita ryifunga, hano hakazamo ngo please wait, kubera ko ibitangiye bushyashya. Ndabashimiye cyane uburyo mwarebye ino video. Muri comment hasi muraza gushyiraho ama comment mutubwire nyine uko mwishimiye video, icyo ubutaha tuzabateguriraho kugira ngo nyine duteze imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Sawa, ndabakunda cyane, bye bye.